Murakaza neza kuri Nene Rwanda nk'isanzwe n'umukobwa wanyu Nene niba uri mushyashya ndakwakiriye cyane kandi niba uri umusangwa ndagushimiye ko wongeye ukagaruka gushishikariza gusubscribe niba utarasubscribing hari abasangwa batarasubscribing hari n'abashyashya batarasubscribing so usko buri gihe ntangiye video ntangira mvuga ngo narabuze kuba consistent bikomeje kugorana bikomeje kuba ikibazo cy'ingutu ariko pole ko tubishoboye turakora kandi ndabashimiye ko nubwo ntari consistent abantu banjye buri gihe baba bahari baba bambaza n'amakuru nuko mwabonye ku mutwe w'video rero uwo munsi ndashaka kuganira mba mbyita kuganira sinzi niba ari kuganira ariko ni gusharinga information ku bantu bafite ubushobozi bwo kuba baza kubyarira muri Canada ni ukuvuga ngo hano nkunda kuvuga ku bintu bijyanye na immigration ukuntu wabona visa yo muri Canada ibintu nk'ibyo bumwe mu buryo natekereje numva ni uburyo bwiza abantu benshi batajya bitaho cyangwa baba bumva ari ibintu birenze ngo ari ibintu by'abaherwe ngo ari ibintu nyine ntumbaze kandi ari ibintu urebye ufite ubushobozi buhagije ntabwo bisaba kuba uri umuherwe kugira ngo ubashe kuba waza kubyarira muri Canada uyu munsi ntabwo ndi buvuge kuri process yo kubona visa iyo ni video tuzakora ku ruhande kuko hari uburyo bwinshi butandukanye hari visa nyinshi zitandukanye zatuma uza kubyarira muri Canada ariko hano ndagira ngo niba uyu munsi utwite ukaba ufite ubushobozi bwo kuza kubyarira muri Canada nguhe unité cyangwa nguhe an idea n'icyegeranyo yenda waba weza se bisaba amafaranga angahe ese birashoboka ese nshobora kubyarira nta muntu tuziranyeyo ese najya muri province nibaza abantu benshi bakunda kwibaza ikindi mpamvu ubu buryo nabushyizemo nuko hari abantu benshi baba bafite akazi keza mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu batuyemo icyo aricyo cyose ariko bashaka guha abana babo opportunity yo kuba babona citizenship rero aho kugira ngo ureke akazi ufite ureke ubuzima bwifashije wari ufite uze muri Canada mu by'ukuri ababyeyi benshi baza muri Canada bari gutekereza kuri future y'abana babo kandi ni ibintu biba byumvikana ariko niba ufite opportunity yo kuba wagira future nziza ku bana bawe kubera ko umwana iyo yavukiye muri Canada akaba umunye-Canada aba afite uburenganzira bwo kwiga high school ku buntu bigufungurira inzira nyinshi ku mwana wawe kandi buri affordable kandi n'igihe cyo kwiga university kigeze aba international students bishyura uko by'inshuro eshatu ayo aba citizen cyangwa abafite PR baba bishyuye so in the long run ni nka gift uhawe umwana wawe yuko ufungura opportunity yo kuba yakwiga muri Canada mu buryo butari very expensive bitanamuruhije kubona amaviza n'ibiki byose niba ariko ari ugukibyara mbitekereje nsanga niba ari ubungubu byaye umwana azageza imyaka yo kugera muri university maybe Canada izaba yarabaye ubufu but anyways it doesn't hurt kuko ubonye ubuvuzi bwiza so it's not that bad anyways ni ikintu cyiza watekerezaho kuba ari opportunity yo kuba waha umwana wa citizenship ntarondogoye rero reka tuhere kuri etape ya mbere ni ukuvuga ngo etape ya mbere ni uko ibintu ugomba kubanza ukabipanga ntabwo uba ufite inda y'amezi 5 ngo uhite uvuga ngo ugiye kujya kubyarira muri Canada just like that ari ibintu utaplaninze nkunda kuvuga ko iyo ushaka kuva mu gihugu urimo ushaka kujya abroad ushaka kujya hanze nk'uko tubyita ari ibintu udakora sur un coup de tête ntabwo ari ibintu ukora gutyo gusa ushidutse ngo reka nkore gutya ibyiza ni uko wanze ukabitekerezaho ukabipanga ukabikora research nyine ukishyira ku murongo kugira ngo uzagabanye kuba wagira regret y'icyemezo wafashe so ni ukuvuga ngo ni ikintu ugomba gupanga ukakivugana n'umupartner wawe niba ari mu buzima bwawe cyangwa niba atarimo ngo ni decision yawe ufata na family yawe cyangwa ibintu nk'ibyo ubitekereza way ahead impamvu ubitekereza way ahead nuko bigufasha kuba wasevinga amafaranga bikagufasha no gukora research kuko ntabwo ibintu biba automatic gutya kimwe mu kibazo Canada ifite ubu ngubu ni ukora ko health system yabo iri saturated kuri abinjije abemikra benshi ntago bari guproducinga abaganga benshi ntago bari gukora ibitaro bishyashya byinshi like population ugasanga ibaye nyinshi kurusha
serivisi y'ubuvuzi capacité province ishobora kuba ifite. Niyo mpamvu gukora hakiri kare, kuko ushobora kuba ufite amafaranga ariko ukabura umuganga uri buze kugufata ngo agukurikire. Niyo mpamvu gupanga ahead ari byo byiza. Mbere y'uko ntangira kuri etape ya mbere, akantu kamwe nashaka kuvugaho nuko sindabyara. Sinzi impamvu ndi kumva binsekeje. Sindabyara, impamvu mvuze ko ntarabyara no kugira ngo mutumva ko ibintu ngiye kuvuga ari experience yanjye nabayemo ngiye kubasharinga. No, ibintu ngiye kuvuga hano ni research gusa nakoze, nkora icyegeranyo mbishyira hamwe, ndavuga ati reka mbasangize. Cya kabiri, amafaranga ndi buvuge hano uyu munsi turi mu kwa 11 nibwo nkoze ino video. Ushobora kuzayireba kwa gatanu kwa 2025 ibintu byarahindutse. Please ujye uzana ino video, iyi ni base mba ntanze, ubundi nawe ukikora research irenzeho ikurikiye, irenze ku byo ndikuvuge. Ikindi nuko amafaranga mba ndi kuvuge hano aba ari nka moyenne, kubera ko buri province ari igihe usanga province ibitaro bimwe aha n'aha biri expensive kurusha ibindi, you know. So ntabwo ari ukuvuga ngo nugenda bakakubwira amafaranga arenze ayo ndi buvuge hano biraza kuba ari aba escrow cyangwa ngiyewe narababeshye, right? Hari disclaimer mba nakoze nkumva ziri so useless, ariko kwa kunzi ko ari abantu bihutira kujya muri comment bashaka ibibazo muri video umuntu yakoze, mbagira ngo byo mbanze byaddressing hakiri kare, nimuzatakaza umwanya wanyu mwandika muri comment ngo narababeshye ngo iki n'iki. Okay, ikindi gitumye mvuga ko ntarabyara no kugira ngo umuntu ufite iyo experience actually wabyariye muri Canada, muri comment please share. Ako kana abanyarwanda rwose usanga umuntu afite experience mu kintu ariko ntabwo ashaka kugisharinga n'abandi, ukaba ufite amakuru ukaba uyacecetse. Please jya usharinga n'abandi, ukabura ngo gusa ujye upinga ngo ibyo ntabwo ari byo, ngo urabeshya ngo iki n'ibiki. Kandi nyamara nje nkaguha interview nkakubwira ati noneho ko njye ndabeshye, wowe mbwira iby'ukuri, ntabwo wakwemera kwikora, sibyo? So aho kugira ngo ujye uvuga ibintu bitubaka bidafite akamaro, jya muri comment wowe uvuge uko bizi experience yawe ukora kugendekeye. So etape ya mbere muri icyo gihe cyo gupanga, icya mbere nuko ugomba kudecidinga province uzajyamo. Canada iri huge, ni nini cyane cyane cyane, kandi usanga hari amaprovince bafite amategeko atandukanye n'ayahandi, kandi biba byiza cyane cyane usibye n'ibyo kuvuga ngo amategeko, ibyo byo kuvuga ngo amafaranga, biba byiza iyo ugiye muri province uziranyemo n'umuntu. Ko ubu umushyitsi, ubwo ndi kubwira umuntu utaragera muri Canada na rimwe cyangwa wahaje rimwe gusa, ukaba atari ahantu umenyereye cyane, wabyaye, biba byiza yuko wajya ahantu ufite umuntu. Ariko ntabwo bibujije ko kuba udafite umuntu muzanye muri Canada byakubuza kuza, yewe mwanazana cyangwa washaka kundi bigenza, ariko ntibikulimite ngo ngiye nta muntu nzi muri Canada ngo ntabwo nabyarira. Bizakugora yenda kurusha umuntu uziranye n'umuntu, ariko ni ibintu bishoboka cyane. Bimaze kumenya province uzajyamo bitewe n'uko wenda ufite umuntu cyangwa hari umuntu uzi wabyariye mu bitaro ibi n'ibi, cyangwa recommendation nk'izo zitandukanye, ugahitamo province. Bimaze guhitamo province uhitamo na city. Bimaze guhitamo city rero muri iyo province ukora research ukareba abaganga ababyaza. Igihe ngeze ku babyaza rero, hano hari ubwoko bubiri ushobora guhitamo mu kubyara. Ushobora gukoresha icyo bita aba sage-femme, aba midwife, niko babita midwife cyangwa sage-femme. Ni abantu baba atari abaganga ariko kubyaza babigize umwuga, aba ari umwuga wabo nyine, baba ari ababyaza, niko nabyita. Iyo option rero niyo iba ihendutse kurusha gukoresha umuganga. Ubwo kubabyaza hari igihe usanga umubyaza ashobora kukubyariza kimwe muri ibyo iwawe, cyangwa hari centre iyi niyo ushobora kubasangaho. Ariko ibyo ngibyo kugira ngo ubitemo bisaba kuba uri sure yuko nta complication uzagira mu kubyara, right? Wamara guhitamo niba ushaka gukoresha umu midwife cyangwa umu sage-femme cyangwa gukoresha umu docteur OBGYN niko babita, cyangwa aba gynecologue. So uhitamo uzakoresha muri abo babiri. Dufate yuko wahisemo ko uri bukoreshe umu docteur,
niba rero uri gukoresha umudogiteri impamvu by'abasashfam ntari bukoresha cyane kuko ibintu biri risky uri mushyashya mu gihugu utazanyemo n'abantu mba numva atari risk nziza kuba bafata umusashfam but hari abantu baba bafite experience mu kubyara niko mba mbyumva simbizi ushobora gufata iyo option ni nayo bihendutse entire maybe nzabijyamo gatoya mbasobanurire neza ibijyanye n'aba midwife ariko bureka tugende ko twafashe umudogiteri rero twafashe umudogiteri muri province iyi tukajya muri city iyi haba harimo hôpital zingahe muri iyo city ugahitamo hôpital imwe urabanza ugahitamo clinique niko nabivuga icyo nanjye kuvuga ni ukuvuga ngo abaganga abo ba OBGYN cyangwa aba gynecologue baba bafite clinique zabo ariko ntabwo babyariza muri clinique zabo babyariza kuri hôpital ni ukuvuga ngo uhitamo icyo navuga hano yenda ushobora kubanza ugashaka umuganga bakurekomanze abandi noneho ukareba hôpital iri hafi y'iyo clinique y'uwo muganga ndizera ko biri kumakinga sense so umaze kudecidinga hôpital n'umudogiteri uhamagara ibiro by'uwo mudogiteri ukamubwira amakuru yawe bakaguhuza nawe mukaganira ubundi bakagusubiza niba ari open hari igihe usanga ari busy cyane yenda adafite ukuntu ari bwinjize abarwayi bashyashya yenda ari overbooked ibintu nk'ibyo ibyo byose iyo umaze kubifatisha dogiteri n'ibitaro ushaka kujyamo tugenda sasa ugakora research neza ubwo research ukora ushobora kugenda reviews njye nkunda reviews nubwo abanyarwanda benshi reviews tuyitinya ko tuba twumva ko ari critique cyangwa ari iki ariko hari igihe aba ari constructive ushobora kugenda ku bitaro abantu baba bagusigiye reviews ugatenda ibitaro ni fake ibitaro ni bibi ibitaro ni byiza cyangwa dogiteri nk'uyu yamfashije neza gutya yamfashe nabi gutya yagize gutyo bikagwa idea y'ibintu ushobora guhura nabyo cyangwa n'ibibazo ushobora kubaza uwo muganga akantu navuga nuko niba izi calls uri kuzikora uri hanze y'u Rwanda nakugira inama yo kutababwira kuri hanze y'u Rwanda kuko ntabwo bagufata serious uri hanze ya Canada ntabwo bagufata very serious iyo bari kumva ko uri hanze ya Canada right so ntabwo numva akenshi ntabwo bakubaza location yawe but niba uziranye n'umuntu muri Canada ushobora kumubwira akagukorera izo calls ziri local akabaguhamagarira ko bamufata more seriously iyo bumva ko ntabwo uri guhamagara mu Rwanda like n'imikino like kudutakariza umwana nta kintu kitubwira yuko uzaza muri Canada actually kuhabyarira right tugeze ku mafaranga rero ku mafaranga ukuntu turi buyavugeho hari amafaranga y'umudogiteri noneho hari n'amafaranga ya hôpital ni cost ni fees ebyiri zitandukanye ikindi kintu cya affecta amafaranga uri bwishyure ni ukuba yenda uzabyara bagukoreye C-section bakubaze cyangwa uzabyara biri naturel ikindi umwana ashobora kuvuka akakenera oxygen ashobora kuvuka akakenera izindi soins kuri aba bashyira muri bya bintu by'ibitara byabo natazi ya matara ni umwana yavutse atarakura neza cyangwa afite ikibazo cya jaunisse cyangwa ibintu nk'ibyo so hari complication niyo mpamvu ku mafaranga yose ndi buvuge n'ugomba kongeraho ayandi kuko you never know ibiri bukurikireho nyuma y'uko ubyara so ku munsi umwe umuganga ashobora kugusaba amadolari 1000 cyangwa 2000 ku munsi umwe for delivery ubwo ukongeraho ayo uba wishyuye mu makonsultation ngo consultation ntabwo ari one right so ayo mafaranga 2000 mubwiye hari abantu babyara yenda mu isaha imwe ubwo 2000 by'amadolari bikaba biragiye cyane birahenda tataye wangu ntabwo bihenze cyane but it's not very bad urebye amafaranga abandi bantu bishyura kugira ngo bazagere iyo utangiye process yo kugira ngo umuntu wawe azabone visa warapplying uri umuntu mukuru bitwara amafaranga menshi kurusha iyo biri gutwara ubungubu so ni kind of investment kuri njye niko mbyumva tukanamwe mwambwe uko mubyumva hanyuma ku bitaro rero kubyara bisanzwe bishobora kugenda between 8,000 to 10,000 y'amafaranga so amafaranga mba ndi kukubwira wibuke yuko ntabwo mubwiye ngo
ntabwo ashobora kurenga hano. Of course ashobora kuharenga, ariko byaba byiza utwaye hagati y'ibihumbi 8 ku bihumbi 10 by'amadolari. Iyo ubyaye kuri C-section rero mu bitaro, ayo ngayo nari nkubwiye ni igihe ubyaye nyine bisanzwe. Iyo ubyaye rero bakubaze bijya mu madolari 25,000 and above. Ni ukuvuga ngo iyo bakubaze byo ibindi ngira ngo birumvikana, kubera ko kubaga itiba process ndende cyane pe. Kubagwa ni ibintu biba bihenze, kuko deja impamvu uze 25 nuko deja niba ubazwe hari igihe umara nk'iminsi 3 mu bitaro, ugenda ubara amafaranga wishyuye just ku cyumba, wa muganga uri buze kukureba, cost z'umwana wawe, imiti uri bufate, imiti umwana wawe ashobora gukenera, mbese care zose. Ikiza nuko muri ayo mafaranga iyo udafite umuntu ugufasha, haza umuntu yenda ushobora kugufasha gukaraba, kugwanagura, aba health care baba bahari niba umukeneye. So help ibihari muri ayo mafaranga yawe uri bwishyure. Hanyuma akavizite kose ukoze ku bitaro generalement ntabwo bijya munsi y'amadolari 800. Ni ukuvuga ngo nakoze video mvuga ukuntu kwivuza like ibintu biri gutuma abantu bashaka kuva muri Canada, harimo n'ukuntu health care yabo imeze. Ni ukuvuga ngo ahangaha mu gihe nk'iki nibwo urealizinga yuko health care like kuriya tuvuga free health care nubwo atari totally free, hano irakugoboka pe. Ngira ngo ni nkuko no mugana na mituweli ikora, usanga igihe ufite mituweli wishyuye amafaranga 5,000, ku muntu udafite mituweli akaba ari bwishyura 500, sibyo? So gusa nuko ari igihe usanga kugira ngo uzabone ubwo buvuzi byagutwaye nk'amezi 8 kugira ngo wigereho. Aho ngaho niho ngera ikibazo cyanjye cyari kiri gukora very slow. So reka mvuge kuri option gukoresha midwife vuba ntabikugiyemo byimbitse, kuko mbitekereje nsanga kukavuga gutyo gusa, kandi navuze ngo niyo option ihendutse ntabwo nawe mbafashije, reka mbaye nako ka option kandi ko kuba wakoresha midwife. So gukoresha midwife nibyo bindutse kurusha ibindi. Nari nabivuze, mu gihe uzi ko pregnancy yawe ari no risk no complication. Hanyuma ushobora kuza kubyara kuri birth center nkuko nari nabivuze, cyangwa mu rugo rwawe na famille yawe iri kukwantuha, nka kuriya mubona mu mafilme, cyangwa abasitari bavuga ngo njye umwana wanjye namubyariye muri salon, bamushyize mu kibasa gutya akaba ari bari kubyarira, biba bimeze nka spectacle. Njye mbona biri weird. Hanyuma kugira ngo ubone midwife uragugulinga, nkuko mara mbabwira research is your friend. Ugugulinga midwife centers muri iyo city wamaze gucuzingamo. Hanyuma ikintu kindi ugomba kwibuka, ndumva ibintu byinshi nabivuzeho mbere yuko nsoza video, ndagira ngo nkwibutse yuko ugomba kwibuka gusaba child like birth certificate y'umwana wawe, kubera ko uwo mwana nutamushakira iyo birth certificate ntabwo uzabona passport, kandi utabona passport uwo mwana wo mu Canada ntabwo uzamuvana muri Canada. Kandi akenshi usanga ufite visa yindi limite, ufite igihe gito. So ikintu cya mbere ugomba kwibuka igihe umaze kubyara ni ukwapurayinga kuri iyo birth certificate. Ikindi kuri iyo birth certificate ni uko hariho uburyo bw'uko niba udashaka gutinda muri Canada umaze kubyara, iyo uri gushaka passport y'umwana wawe ushobora kubabwira yuko byihutirwa. N'igihe uri kwapurayinga kuri iyo birth certificate twabwira ko byihutirwa, ibintu byose baragufasha. Ikindi kintu cyangwa nshaka kuvuga ni uko aya mafaranga icyangombwa ni uko maybe ibintu sinakagombye kubivuga, mutazavuga ngo narabashutse, ariko naka information numva nashaka kubabwira, ntabwo hano bashobora kugusubiza inyuma mu bitaro kubera ko ngo nta mafaranga ufite. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga mvuze, cyangwa nuko ubuzi ko uzayabona vuba cyane, visa yawe itaraba expire. Amadeni hano barayatanga no ku bitaro baguha ideni, uragenda as long as ufite nka pourcentage, ufite nka 50% cyangwa ikintu nk'icyo, kuko ntabwo uzutwite gutyo uri kubisenga bakubwira ngo zana amafaranga.
barabanza bakita ku kubyara n'ibiki, then facture ikaza, then ukaba wakwishyura igice. Hari n'abantu numvishe bataha batishyuye totalite, bamaze kwishyura nka 50%, ukaba uri mu rugo. Icyangwa ni ukumenya ko utazava muri Canada ubafitiye ideni. Icyo nicyo ugomba kumva. So mugihe niyo ufite visa yawe y'amezi 6 niba ari amezi angahe, ukamakinga sure yuko ufite mu make y'amafaranga ayandi azakugeraho ku buryo urangiza n'amadeni yawe. Ibi bivuze kugira ngo itazaba obstacle yo kuvuga ngo niba umugabo wanjye yenda ndatwite afite 50% y'aya mafaranga kandi due date yanjye iregereje, se ndabigenza gute? Ngwino ubyare, then amafaranga andi uzayongeraho nyuma. Nibyeje ku musozo w'iyi video rero, wakoze gukurikirana cyane, mwanyikomeje. Please share, comment, subscribe. N'ibisanzwe nawe udaha. Ciao ciao.